iryo ni ishimwe rikomeye ku bantu badukurikiye. Ushobora kuba nawe ufite abavandimwe ariko mutavugana, nakubwira ngo pole sana, ugomeze usenga Imana, igihe kizagera Imana ibikore muhuze, kandi biba ari byiza ko abavandimwe bahuza. By'umwihariko ni mukuru wanjye mukuru, mufata nka mama, ntabwo dufite papa wacu ariko dufite mama. Mufata rero nka mama, wakibaza ngo kubera icyo amufata nka mama we kandi afite mama wabo. Amba hafi, dufitanye amateka akomeye. Akoze mama, reka mbivugire kuri kamera. Mu by'ukuri ndagukunda kuva na kera, kubera ko ubuzima twabemo ntabwo ari bwiza cyane, ku buryo navuga ngo urukundo rwawe nabuje kurubona kuva ndi umwana. Narubonaga uturwanira ishyaka, ibonetse ukaduha byinshi wowe ukiha dukeya. N'abantu nagukundiye. Ikindi, uyu mubyeyi rwose iyo ndebye mu babyeyi bahari, byaba mu babyeyi baba bafite ibyo batunze mbona biruta n'ibyo twe dutunze, nta mwana wagize amahirwe yo gukundwa nk'umwana wavutse kuri uyu mubyeyi. ariko ndingingira abantu Imana bijye bashoboza kuri imbere yayo, aho kugira ngo twirukanke tujya mu bapfumu, tujya mu bidafite umumaro, tujya mu byatuma umwuka w'Imana uduhungaho, ahubwo tujye turushaho kwegera Imana, tuyibwire ikibazo dufite, ikibazo ufite mwene data, wegera Imana uyibwire ngo endi ngabo nini n'intoya, uhagurukire kuntabara nkuko watabaye Dawidi ageze mu rugamba, ageze mu ntambara. Tujye duhamagara Imana, kuko Imana niyo cyo yaduhamagariye. Ndagusuje kandi ngo haye ikaze ukurikiye Mama Edwin Official. Imana iguhe umugisha cyane, nawe wakoze subscribe ntukabure ku mugisha w'Imana. Amazina yanjye ni Jerry, nkuko bisanzwe tubona mu biganiro tubategurira abantu bari mu Rwanda, abantu bari hanze y'u Rwanda, inshuti zacu z'akadasohoka zitwereka ko zikurikira ibiganiro tubagezaho. Mwarakoze cyane, dukomeje kwaguka. N'utarakora subscribe ayikore, nimba ugeze hano uri umushyitsi ndabizi ko utazicuza kuba waraduhisemo. Twongeye kugaruka dufite amashimwe menshi y'Imana yakoze mu mpande zose zitandukanye, ariko tunavuga ngo abatameze neza mukomeze musenge kandi mwizere Imana, ibihe bishobora kugenda neza. Imbere yacu rero ndi kumwe n'ababyeyi harya mu ishuri baratwigishije ngo buriya ngo umugabo ngo niyo yaba ari muto, ngo niyo kaba ari agahinja hari kumwe n'abagore benshi, ngo buriya ngo babaruta. Yego niko batwigishije. Ubwo turi kumwe n'abantu, harimo ababyeyi, harimo n'umugabo, ubwo ni umusore ariko azaba umugabo. Reka nakire Mama Edwin, umeze neza? Yego meze neza, ndashima Imana. Fuka cyane tukumve. Meze neza, ndashima urashima Imana. Yego turaza kuganira byinshi kuri aba bantu mwicaranye hano, bishobora kuba bisobanura ikintu gikomeye kuri wowe, ariko mbere yuko dukomeza reka tubanze dusenge ibindi tubigaruke mu kanya. Murakoze cyane, reka dusenge Imana. Mana yacu, turagushimiye, izina ryawe nirihabwa icyubahiro, wagize neza kuturinda, wakoze iby'ubutwari, ndetse duhamya tudashidikanya ko n'abadukurikiye ubarinze, ndetse n'abazadukurikira ineza yawe igomeje kubabaho. Umugisha rero umuntu wese udukurikiye ndetse n'uzadukurikira ahabwa umugisha n'Imana. Abatameze neza, mu mbabazi zawe n'urukundo bibasha gutuma abatameze neza bamera neza. Turabasengeye amaboko meza y'Imana, aho abantu bose komera neza, kandi aho imitima idatuje gutuza, kiruta byose umwuka wera tuyobore. Dusengeye iki kiganiro kugira ngo imbaraga zawe zibane natwe muri cyo, ntihagire icyo tuvuga umwuka wera atatuyoboye muri cyo. Dusengeye uri kuri kamera, ndetse dusengeye n'uri kuri mikoro, kugira ngo dufatikanye iki kiganiro umwuka wera tuyoboye, tuze gusozanya nawe Kristo. Turagushimiye kubera ko uri bubane natwe muri iki kiganiro, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Amen. Urakoze cyane Mama Edwin, wowe dusanzwe tukumenyereye hano ni mu rugo, ariko abashyitsi turi kumwe ukagira ngo ubatubwire. Murakoze cyane. Abashyitsi turi kumwe barenze umwe. Yego. Ni by'igiciro kuri nge, cyangwa se ni amashimwe.
abantu benshi basanzwe bambona ndi kuri kamera ndi kumwe n'abatumirwa inshuti n'abandi bantu batandukanye ariko kuri uyu munsi ndi kuri kamera harimo umuvandimwe yego ni bakuru rero nabo baraza kwibwira abantu badukurikiye yego murakoze jewe amazina nitwa Jacques Rousseau yego twikera twiga hari umufilozofe bitaga Jean-Jacques Rousseau ni byiza cyane Rousseau Imana iduhana umugisha hamwe nawe ikaze kuri Mama Edwin Official no mubyeyi nawe urakoze cyane Imana ibahereza umugisha mwinshi yego nanjye amazina yanjye nitwa Nyirabufite Tereziya ndi umumama w'abana 6 n'umutwaro umwe uyu rero ni umuvandimwe wanjye tuvukana kuri papa na mama rero uyu ni umwana wacu nawe tubyara mu nda hanyuma nifuje uyu munsi ko nabana namwe muri ibi biganiro kuko aho naturutse ni mu Mutara Nyagatare nzanje gusura umuvandimwe wanjye Mama Edwine ariko nifuje kubana namwe muri iki kiganiro Imana ibaho umugisha kumbe niwe muvandimwe yavugaga umuvandimwe nkumva ko ari uyu musore kumbe yari wowe Joseline ni umwana wa kangahe iwanyu ankurikira bwa 4 ariko nanjye mfite undi nkurikira yego ubwo muri make ni uwa harya umwana wa 2 buriya bamwita uwa 7 umwana wa 2 niwe bita ngo iki kirondamfura ubwo ikirondamfura rero kubera iby'Imana iba yakoze reka turebe umuririmbyi turirimbaho gatoya iby'Imana ikora mu rwose muhituzamurire mwese muri abanyamasengesho reka tuyiririmbaho gatoya ubundi dukomeze ibintu biraza kuba byiza cyane Imana ishimwe iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri ariko icyo nzi kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora ariko icyo nzi kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora Yesu nzi kufite amagare ibihumbi harimo n'iryo wangeneye icyo wampitiye mo nukugira ngo zagere mwijuru amahoro icyo wampitiye mo nukugira ngo zagere mwijuru amahoro kandi nk'uko Eliya yajyanywe n'ingoga nanjye uko niko nzava mu isi ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana amen iyo ndirimbo byari byiza ko dushima Imana tukanayihimbaza ku mirimo n'ibitangaza igenda ikora ndakeka kugira ngo mube mungana gutya kandi mukiri kumwe hari abo mungana cyangwa tungana batakiriho hari abo mungana batagifite ingingo nk'uko bavutse zimeze mbese ni byinshi hari abari muri gereza hari abari mu bitaro hari abafite ibintu bitandukanye nawe udukurikiye ndabizi ko ufite impamvu zirenga imwe zigutera gushima Imana upfa kuba ugihumeka gusa impamvu ziba zihari zo gushima Imana kandi ukizera yuko ubuzima urimo bube bwiza
icyo Imana igushakaho ni ukugira ngo yizere ikwereke igitangaza cyayo. Uri mu buzima bwiza akomeza yayizere, ayigirire icyizere kandi ntakibagirwe aho yavuye. Uri mu buzima bubi ayigirire icyizere, yumve ko ariyo ishobora guhindura ibintu bigahinduka. Joseline, umuvandimwe yagusuye, yazanye amata cyane, yazanye amata, ni karibu kugira ngo tuze kujya kuyasangira. Urumva yaturutse mu Mutara, wenda birashoboka ko amenyere kuvugira mu rusengero. Narabibabwiye kamera ni kwimera, nanjye nyizaho bwa mbere yaranyuzuye. Wenda yavuze bike ndaza kumufasha. Hagati aho urumva uyu mukuru wanjye ni mukuru, ariko yagira Imana umugisha, yankunda kubibwira abantu, kuba muri Kristo Yesu tuva mu bwiza tujya mu bundi. Ubu afite abakwe n'abakazana. Yego se? Yego. Wow, ni byiza. Abana be babiri, uw'imfura n'ukurikiyeho hari ubukwe mperutse gutaha mu Mutara, ngira ngo abantu benshi barabubonye. Yari umwana we wa kabiri wari washyingiwe w'umuhungu, uw'umukobwa nawe yaragiye kera. Uyu ni umwana we wa gatatu. Umva amashimwe atari menshi. Uyu ni umwana we wa gatatu muri abo batandatu, uyu ni uwa gatatu. Ibi amashimwe mu yandi. Muri ndi shimwe mfite, hari igihe umuntu agira abavandimwe ariko ntibahuze. Yego. Iryo ni ishimwe rikomeye ku bantu badukurikiye. Ushobora kuba nawe ufite abavandimwe ariko mutavugana. Nakubwira ngo pole sana, ugomeze usenga Imana, igihe kizagera Imana ibikore muhuze, kandi biba ari byiza ko abavandimwe bahuza. By'umwihariko ni mukuru wanjye mukuru, mufata nka mama. Ntabwo dufite papa wacu ariko dufite mama. Mufata rero nka mama, wakibaza ngo kubera icyo amufata nka mama we kandi afite mama wabo. Amba hafi, dufitanye amateka akomeye. Amba hafi, ngewe ndi umwana wa karindwi, ashaka kuba wenda atabisobanuye neza, ndi uwa karindwi. Ubwo uri nyiraburindwi? Oya, bavuga Nyandwi. Ni Nyandwi? Yego. Ubwo uri Nyandwi, Nyandwi ni umuhungu, nyiraburindwi ni umukobwa. Mana, ndumva ataba ari bibi. Yaba ari bibi. Yego, ni umugore wa Nyandwi. Ntacyo twatebyaga. Nta kibazo, nabyo byari ngombwa. Ndi umwana wa karindwi. Urumva hagati yanjye nawe harimo itandukaniro rinini cyane. Rinini cyane. Ubwo ndi uwa gatanu mu bana bamukurikiye. Ndi uwa gatanu. Rero nishimwe rikomeye, twagiye duhura n'ibintu byinshi bikomeye byagatumye twebwe twaba tutakiriho twese. Hako twagize umugisha twese turiho, uko twavutse turiho. Nishimwe rikomeye cyane. Rero muri iryo shimwe hari umuntu mu bavandimwe umuntu abagira, ariko akagira umuvandimwe uri closed kuri we, ku buryo uvuga ngo no muvandimwe akaba n'inshuti. Uyu umuvandimwe akaba n'inshuti, akunda kunsura kenshi. Ariko uyu munsi byabaye ngombwa ndamubwira, ejo twaririranywe, ndamubwira uyu munsi rero ntago ndibwirirwe hano. Arambwira ati tujyane kuva ibyo ugiye muri by'ijambo ry'Imana. Nawe ni umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana araza kutwibwira mu buryo bwimbitse. Ni umukristo mu itorero rya ADEPR Nyagatare. Uwo nawe ni umugisha twagize kugira abemeramana benshi b'abavandimwe bemera Imana, ndetse n'abana babo bagakura bemera Imana. Nishimwe rikomeye. Yego. Mumerereze mikoro, ibindi ubindekere. Mubyeyi, twakwishimiye cyane, twishimiye kumva ko uri umuvandimwe wa Joseline. Ni byiza cyane, buriya yavuze kandi natwe twumvise. Twibwirire ku by'umurimo w'Imana hariya hirya ahantu mutuye. Murakoze cyane. Nanjye nishimiye kubana namwe muri uyu murimo w'Imana, kuko iyo nza kumenya ko atari ibintu byerekeranye n'umurimo w'Imana, wenda nta nubwo nari kwifuza ko najyana nawe. Kuko twe twakuriye mu Mana, ababyeyi bacu bari bakijijwe, natwe abana tuvuka twakira agakiza. Twagiye tubona ibintu byinshi Imana yagiye dukorera. Niyo mpamvu muri make njyewe iyo ntekereje mbona ntareka Imana, kuko iyi Mana ni umukozi w'umuhanga, yadukoreye ibintu byinshi bikomeye. Abenshi bo hanze bagera mu bibazo, bagera mu ntambara, bakiheba, bakiganyira, ndetse bakajya muri byinshi bitanezeza Imana, bakajya mu bapfumu, bakajya kuraguza, bakajya mu bintu bipfuye ingohe byose. Ariko twebwe twagiriye umugisha imbere y'Imana,
wo kumenya Imana. Yego. Imana twamenye rero ni Imana ishobora byose, ni Imana iturinda muri byose. Nahura n'ikibazo, umuvandimwe yahura n'ikibazo, tukumva ko nta handi twakirukankira uretse gusenga Imana. Imana rero tuyishima buri munsi ku byo igenda ikora. Nongeye kuyishima ku bw'uyu mwanya mpawe hano hagati muri mwe. Imana ibaha umugisha kandi Imana ikomeze kubashyigikira, iduhana umugisha muri uyu mwanya. Nuko rero nshimye Imana kandi cyane ku byo yakoze n'ibyo ikomeje kubakoresha. Imana ikomeze ibashyigikire. Hanyuma rero ku musozi wa Nyagatare aho dutuye, n'ubwo insengero zifunze, ni muri rusange. Insengero zafunzwe ahantu henshi, ariko abo gusenga ntago bakomeje, ntago babuze gusenga, kuko Imana iracyakora. Ntabwo Imana yacu ikorera mu rusengero, Imana yacu iracyakora. Ni Imana ikora ibirimo n'ibitangaza, ni Imana ubwire kumva, ni Imana ishoboye byose. Rero muri aka kanya ndabashimiye, Imana ikomeze ibashyigikire muri iki kiganiro, tugire umugisha imbere y'Imana, ikomeze kubana natwe. Murakoze. Uranyemerera njyewe kuko nibera mu mujyi n'ibyo dukora, ariko bibasha kugera ahantu hose. Ushobora kubura aha gutya, ariko nivuga butumwa Imana yashyizeho kugira ngo ribashe kugera ahantu kure, n'abatabasha wenda kuba baterana nk'uko, ariko bakumva ijambo ari kure, ari mu kazi, arimo kavuga ati numvise ijambo kuri telefone, iterambere ni ryiza, rikabasha kumpindura. Uranyemerera turebe mu bigeragezo biri mu cyaro. Hari ibyo turwana nabyo turi mu mujyi. Nk'umubyeyi wabanye n'abavandimwe, nawe ugira igihe, Imana iguha umugisha w'abana, urarera, urakuza, ndetse ugeza igihe urashyingira. Ibigeragezo byo kuba warera abana b'abakobwa ndetse n'abasore, ni ibihe bigeragezo wagiye uhura nabyo? Kuko buri umubyeyi ukijijwe aba afite inzira yerekezamo umwana we. Ese byarakugoye, byarakoroheye? Umusore wawe ubona kumva, abakobwa ubona barakumviye? Nuko nguko. Ni ukuvuga ngo mu buzima busanzwe umuntu agenda ahura n'ibigeragezo byinshi muri uru rugendo. Satani ajya higa abantu bamenye Imana bakayikurikira. Satani ateza ibigeragezo bitandukanye. Turi ababyeyi dufite abana, hari igihe abana Satani abateza kutumva, hari igihe Satani abateza kutubaha, ariko nshimye Imana cyane ko nubwo Satani yagiye ashaka kubitangiza, ariko hamwe no gusenga Imana yagiye ibigenza neza. Abana bacu bakabasha kujya mu nzu y'Imana, bakabasha kubaha Imana, ibarinda kuba bo mu muhanda bakaba inzererezi. Icyo kintu Imana yagiye kidukorera. Icyo rero ngishima Imana cyane, kuko nta mwana mu bana yampaye wigeze ananira ngo mvuge ngo wenda yanze kuba mu rugo ajya kuba mu muhanda. Nta mwana wigeze ananira ngo wenda ajye mu kabari, ajye gusinda, cyangwa se ajye mu bundi burara butandukanye. Abana Imana yampaye bose nabanye nabo, ndabarera kugeza ubwo ntangiye kubashyingira. Ubu mfite n'abuzukuru 3. Iryo rero nshima Imana yuko yagiye mfasha. Ibigeragezo by'uburwayi byo ni muri rusange, natwe ubwacu twararwaraga, abana bakarwara, ariko tukisunga Imana yo mu ijuru. Imana rero ishobora ibintu byose. N'abantu baba bakurikiye ikiganiro, ndabingingira kumenya Imana no kuyubaha ndetse no kuyikurikira, kuko Imana ishobora ibintu byose. Hari ukuntu umuntu abasha kugera mu bibazo n'ibigeragezo, Satani akaba yaza akakongorera ati ubu rero aha hantu ntabwo ariho ho gukirira, yerekera hari yagira gutya, ugahura n'abakubwira amagambo menshi atandukanye bakurangira inzira mbi. Ariko Imana, iyo wizeye Imana ukayegera, ugasenga, ukayinginga, Imana yacu irumva kandi Imana irakora. Rero nshimye Imana yuko yagiye ibana nanjye mu karere ka Nyagatare. Ntabwo nubwo bimeze gutya akaba ariho tuba, ariko ntabwo ariho twavukiye. Twahageze nyine dusanga ari ikirere kitari cyiza, kiruhanije, kirimo ibintu byinshi by'uruvange, ariko nshima Imana ko mu myaka tuhamaze yakomeje kubana natwe. Ni byiza cyane. Njye nakunze ukuntu wambaye, naherukaga kubona umugore wambaye igitenge gutyo kera.
ubundi kera dukura mu kera ubwo ndi kuvuga nkurikije imyaka yanjye n'abakobwa barakenyeraga ni ukuri n'ubu ngubu n'abanyamurenge abakobwa barakenyera hari uwo n'abanyapositinze ifoto baravuga se warongoye ryari ati woye ati twebwe turikenyerera niwo muco inaha rero tuba tubiheruka kera kubibona wambaye neza mubyeyi yego kuri wambaye neza bibereye ababyeyi ni zihe nama ujya ubona wagira urubyiruko rukurira muri generasiyo y'iterambere kandi bigomba kugendana n'agakiza abantu barashaka kujya mu iterambere ni byiza ariko nk'umubyeyi ufite ubunararibonye ubona ari iki urubyiruko rwakora kugira ngo rukomeze inzira y'agakiza kandi bigendane n'iterambere? Abana rero icyo nabagiraho inama ni uko twe nk'ababyeyi dukwiye gutoza abana gusenga, ugafata umwanya wo kwegera Imana, kuko burya iyo utegereye Imana mwuka wera w'Imana guhungaho abadayimoni bakagusatira. Rero ijambo rya mbere ryo kwifashisha ni ugusenga. Icyo kintu nagira urubyiruko ho inama yo kwegera Imana bagasenga, bagahamagara Imana muri byose kandi bakirinda amajwi menshi y'abantu bari hanze ahangaha, kuko ibishuko byo birahari, inama mbi zirahari. Abantu bose nubwo twaba tugendana ariko siko baba batwifuriza ibyiza. Niyo mpamvu umuntu akwiye kwegera Imana cyane. Yego. Musore wanjye Ruso, mperere iyo mikoro. Yesu ashimwe. Umeze neza? Nawe urakijijwe cyangwa ni kwa kundi tubeshwaho n'amasengesho y'ababyeyi? Ni kwa kundi tubeshwaho n'amasengesho y'ababyeyi. Nakubeshya gwari. Oya nibyo abantu ntibakagiye bafata ibintu ngo babyita uko bitari. Urubyiruko rujya Imana ikunda abana kandi ibakundira mu babyeyi babo bitewe nuko hari ubutware Imana yahaye ababyeyi, kandi iyo ubasha kubumvira hari ahantu utarenga. Hari nk'umugozi uba ugufashe. Ndibuka kera bajyaga bapanga amasengesho avuga uyu munsi ni ukwiyiriza rimwe mu cyumweru, ukabacunga ukagenda ugakora mu nkono ukagaruka mu cyumba wihanagura ku munwa ngo batakubona, ukiyumanganya. Ujya ubasha gusenga ukiyiriza neza neza? Gusenga nkiyiriza rero kera nkiri umwana. Ukiri umwana rata biba ari byiza. Ubona ari icyaro n'umujyi bitandukaniyeho mu myitwarire y'abantu bahakurira? Mu myitwarire y'abantu bahakurira, urebye kamere mu cyaro wenda ubujyanye n'iyobokamana, ni ukuvuga ngo abantu bo mu cyaro bo kubera ko ubuzima bwaho byanze bikunze buba bugoye, kubona amafaranga biragoye, no kugira amahirwe ukayabona nabwo ntabwo ubona ahagije yatuma ureka gusenga. Urasenga buri gihe nyine, ubuzima bwo mu cyaro nubwo usenga, ko iyo udasenze gato nyine wisanga uri mu nzira itagushimishije. Mu mujyi ho itandukaniro, uriya kenshi mu mujyi aba amahirwe menshi, cyane cyane ku muntu usenga. Hari ukuntu ushobora kuva mu cyaro ukagera mu mujyi usenga, kubera ko haba amahirwe yo kubona amafaranga. Kandi amafaranga ni kimwe mu gishobora kugushuka ukava mu nzira y'Imana, umurengo ukakwica, ukaba wayoboka izindi nzira zitari nziza. Biragoye rero uri mu mujyi n'ayo mahirwe ahari, kereka ubaye ufite amahirwe wenda nk'abantu bake baba bafite yo kuba baravukiye mu miryango ikijijwe, haba hari umwuka ababyeyi bakwaturiyeho, imbaraga uzigendana, wazanagenda wagera n'ahandi kundi musozi ho utagira n'igitsure cyo kuvuga ngo umubyeyi arandeba, ukajya wibuka ugasenga. Ukajya wibuka ugasenga. Ni ryari uheruka gusengana na mama? Mama nta minsi myinshi, nta masaha menshi aciyeho. Wow, ni byiza cyane. Hari ijambo wifuje kumubwira ukaba utarigeze urimubwira, ngo akakabe akanya keza ko kuhindukira ukamureba mu maso ukamubwira uti mama gutya na gutya, ngo haye poromosiyo? Rirahari. Muhindukira umurebe nyine wireba njyewe. Akoze. Mama reka mbivugire kuri kamera, mu by'ukuri ndagukunda kuva na kera, kubera ko ubuzima twabemo ntabwo ari bwiza cyane,
kurya navuga ngo urukundo rwawe nabujije kurubona kuva ndi umwana narubonaga uturwanira ishyaka ibonetse ukaduha byinshi wowe ukiha dukeya n'abantu nagukundeye. Ikindi uyu mubyeyi rwose iyo ndebye mu babyeyi bahari yaba mu babyeyi baba bafite ibyo batunze mbona biruta n'ibyo twe dutunze, nta mwana wagize amahirwe yo gukundwa nk'umwana wavutse kuri uyu mubyeyi. Yego. Nibyo jambo namubwira n'umubyeyi mwiza. Ntago ari ijambo ritoya, ni ijambo ryo kumvikanisha ko urukundo rutava kuri byinshi, ahubwo urukundo ruva kuri bike ubasha gusaranganya. Utabashije gusaranganya bike ni byinshi ntago wabimenya. So mubyeyi rero urabyumvise, natwe turagushimiye. Ubwo nanjye biba binyibukije ibintu byinshi cyane, ariko nibyo mwavuze ko mwakuze. Joseline yahoze avuga ati ntago twakoranye n'ababyeyi na papa. Yego. Ubwo hari stories ziba banibutse. Ababyeyi b'abamama Imana ijye ibaha umugisha, barwana ishyaka cyane kugira ngo abantu twese tubone ubuzima. Imana ijye ibaha umugisha cyane. Mama Edwin, ngayo nguko abavandimwe bameze neza, ndumva mu murimo w'Imana muhagaze neza. Hari igihe no kubivuga nge bijya bindenga kubera ko nishimwe rikomeye. Umvise ijambo umwana avuze? Jacques, Imana iguhe umugisha. Ni ijambo ryiza cyane. Hari ijambo mukuru we nawe aherutse kuvuga ejo bundi ku itariki 10 z'ukwa twamushyingiye. Hari ijambo nawe yavuze rishimira ababyeyi be, numva rinkoze ku mutima. Nanjye numva ngize icyo cyifuzo, nifuza kuzabona nanjye abana banjye barimo banyambika ikamba, ubwo barimo mwambika ikamba bamushimira. Ngira ngo mbwire n'ababyeyi, wowe ubuzima bwose waba urimo ufite abana. Abagande baravuga ngo kurabirira abana. Kurabirira abana ni ukuvuga ngo nemere ngorwe ariko abana banjye babeho, mbeho nabi ariko abana banjye mbareberere babeho. Ushobora kuba uri kurera wenyine, ushobora kuba ufite uwo muri kumwe muri gufatikanya kurera. Ndagira ngo bamenyeshe ko nta gihombo mufite mwebwe murimo kurera, kandi namwe mutarahabwa n'umugisha n'Imana wo kubyara. Mbifurije kubyara, kuko niba hari ikintu cyiza nabonye kibaho ni ukubyara. Ushobora kubura umugisha mu mpande zose wari uwutegerejemo, waba waragize amahirwe ukagira umugisha wo kubyara. Ni ibyishimo by'ibihe bidashira, ni ibyishimo by'ibihe byose. Nari ndimo mvuga ngo nyabura uko mbivuga, kuba twebwe turi umuryango hari ibintu njya nkunda kwibaza, ugasanga abantu mu muryango wenda hari abadukurikiye nabo bafite ibyo bibazo nk'ibyo nanjye nibaza. Ugasanga abantu babaho ari umuryango, batagira kwa se wabo, batagira kwa nyina wabo, batagira kwa nyirakuru, batagira ababyara babo, binatewe n'amateka y'igihugu cyacu. Ugasanga ni ibintu udafite uburyo bisobanura. Hari igihe nicara nkabyibazaho, ugasanga mwakoze nk'ubukwe, ni mwebwe mwenyine hagati yanyu, twebwe twenyine uko tuvuka. Ibyo bintu ukabyibazaho, wareba uburinzi Imana ibashyiraho, nanone ukavuga ngo ni Imana. Nari mvuze iki? Umuryango ushobora guhura n'ikibazo, telefone iribunaka ikaguhamagara yo mu kandi karere, ikaguhamagara y'umuvandimwe wawe, ikakubwira ngo dufate igihe cy'amasengesho y'iminsi 7 dusenge. Ari abavandimwe baguhamagaye batandukanye, kakubwira ati aho uri tugiye gutangira amasengesho y'iminsi 7 dusengera ikibazo runaka kiri mu muryango. Mwese mugahuriza kuri icyo gitekerezo, mugafata amasengesho mukasenga muri mu ntara zitandukanye, mutari ahantu hamwe. Icyo musengera bikarangira Imana ibashoboje mu masengesho mukayasoza, mukabona kandi mubonye resulta nziza. No mugisha ukomeye kugira abavandimwe basenga aho bari hose hatandukanye. Kubera ubuzima abantu bagenda batatana kubera gushaka imibereho, ariko aho bari hose abavandimwe bacu turabasuhuje, kandi bagumemo muri Kristo Yesu. Harimo amahoro, harimo ibyishimo bidasanzwe. Yego. Ikindi navuga, hari icyifuzo nari naragize kuri uyu muhungu wanjye. Yarigaga ariko akiga bigoranye, wenda washobora kuba atabivuze, bigoranye ariko kugira ngo yige. Ngafata amasengesho gusenga mvuga ngo Mana,
umunsi yabonye diplome nzapfukama ngo shime. Narapfukamye ndayishima, ariko nshimye Imana ndi kuri kamera nicaranye nawe. Ntago nari kubishima tutari kumwe, ubu mbishimye twicaranye. Nshimye Imana ko yamuhaye diplome. Imana ibishimirwe. Hari igihe uba wiga upfundikanye ubona bidakunda, hari n'ababa bafite minerivare bayibonera ku gihe, ariko kwiga ntibikunde bagacikiza amashuri. We rero kuba byarakunze kandi no kubona minerivare icyo gihe cyari ikibazo. Nishimwe kuri njye kuko cyari icyifuzo cyane. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ni umunsi w'amashimwe niko twavuze, by'umwihariko ku muryango wawe. Biba ari byiza, njye nifuza ko twazajyayo mu Mutara. Okay, ni byiza cyane. Tuzajyayo ni ukuri, izaba ari sawa. Mubyeyi uyu we tumaranye igihe, reka nta n'ibintu byinshi abambwira bari kumbeshya beshya. Nawe ni umukozi w'Imana, turamwubaha, afite impano z'Imana. Wowe mu by'Imana yaguhaye gukora, ujya uhanura, ujya uvuga ubutumwa, nizihe mpano z'Imana ufite? Imana ishimwe. Utwo turavuga izindi z'Imana. Urumva umubyeyi aba afite impano Imana yamuhaye. Buri mubyeyi wese afite impano yamuhaye, ariko turavuga kuri ibi bintu bya Kristo. Burya rero muri make buri muntu wese afite impano. Yego. Hari ufite impano yo guhanura, hakaba ufite impano y'ijambo, hakaba ufite impano yo kurota. Mbese buri muntu wese aba afite iye mpano. Rero nshima Imana cyane ko mu mpano yampaye harimo niyo gusoma ijambo ry'Imana. Byiza cyane. Sinifuza ko dufata umwanya munini, ariko byari byiza kuba twari kumwe, ariko nko muri iyo mpano yawe ntago nakwemera ugenda utaduhaye ku byo Mwuka Wera yashyize ku mutima wawe mu minota wenda dusigaranye, ukaduha kuri iryo jambo ry'Imana, uwo mutsima nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha. Hanyuma nibansomere Zaburi ya 35 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 4. Umurongo wa mbere kugera ku wa 4. Kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 4. Zaburi ya 35 umurongo wa mbere haragira hati: Uwiteka burana n'abamburanya, urwane n'abandwanya. Kabiri haragira ngo enda ingabo nto n'inini uhagurukire kuntabara, kandi ushengure icumu mu ntagara wimemera abangenza. Ubwire umutima wanjye uti ni njye gakiza kawe. Kane abashaka ubugingo bwanjye bamware bagire igisuzuguriro. Abajya inama yo kungirira nabi basubizwe inyuma, baterwa ipfunwe. Amina. Iyi Zaburi ya Dawidi rero, Dawidi yari umukozi w'Imana, yubahaga Imana cyane, ariko Dawidi yubahaga Imana cyane kandi akayumvira muri byose. Hanyuma Dawidi yanyuze mu ntambara nyinshi zikomeye, niko iri jambo ritubwira. Dawidi yabaye mu ishyamba arwana intambara ari ku rugamba. Hanyuma Imana iramurwanirira kandi iramushoboza kuko yarayize kandi ayiringiye. Natwe rero abakurikira ijambo ry'Imana n'abandi bari kutwumva impande n'impande, ndabifuriza kubaha Imana nk'uko Dawidi yubashye Imana. Haleluya. Ndifuriza umuntu wese uri kutwumva muri iri jambo yuko wagera mu bibazo
wagera mu ntambara. Hari intambara nanjye ndimo, hari izo urimo, hari izo bene data barimo impande n'impande. Waba uri mu ntambara z'uburwayi, waba uri mu ntambara z'ubukene, waba uri mu ntambara zo kwangwa n'abantu, waba uri mu ntambara z'uburyo bwinshi butandukanye. Hanyuma rero ndinginga aba bantu kugira ngo binginge Imana bayegere cyane nk'uko Dawidi yayegereye. Hanyuma Imana iramwumvira, hanyuma Imana iramushyigikira, imwambika imbaraga, imushoboza kurwana n'inyamaswa nyinshi zari muri iryo shyamba, imushoboza kurwana n'idubu, arayinesha. Nanjye ndasabira abantu batwumva ngo bajye begera Imana, bajye bahamagara Imana mu bibazo ndimo, mu bigeragezo duhura nabyo. Ni ukuri duhura na byinshi. Satani aratugerageza, Satani aca mu nzira nyinshi ashaka kuduca intege, ashaka kuducogoza muri uru rugendo. Ariko ndingingira abantu Imana ijye ibashoboza kuba imbere yayo, aho kugira ngo twirukanke tujya mu bapfumu, tujya mu bidafite umumaro, tujya mu byatuma umwuka w'Imana uduhungaho, ahubwo tujye turushaho kwegera Imana, tuyibwire ikibazo dufite, ikibazo ufite mwene data, wegera Imana uyibwire ngo endi ingabo nini n'intoya, uhagurukire kuntabara nkuko watabaye Dawidi ageze mu rugamba, ageze mu ntambara. Tujye duhamagara Imana, kuko Imana niyo cyo yaduhamagariye kugira ngo tujye tuyegera, kugira ngo tuyebe hafi igihe cyose. Ni ukuri nshimye Imana kubwira ijambo, kuko rijya rimfasha iyo ngeze mu bibazo, kagera mu ntambara. Nibuka intambara Dawidi yarwanye ari mu ishyamba, nibuka ko aho yari ari mu ishyamba yari arimo gutozwa. Nubwo duhura n'ibigeragezo, umuntu umubiri ugacika intege, ariko yo nibutse Dawidi ukuntu Imana yamurwaniriye, binsubizamwe intege, bikantera kwegera Imana. Nanjye ndifuriza buri muntu wese utwumva muri iri jambo kugira ngo ajye asaba Imana imuha imbaraga, kugira ngo ataza gucogorera mu kigeragezo, kugira ngo ataza gutambika ibirenge, kugira ngo ataza gusubira inyuma, ahubwo abwira Imana ngo mfata unkomeze kuko ibi wari ubizi. Rero aho ngaho mu bigeragezo niho Imana idukuriza, mu bigeragezo niho dukomerera, mu bigeragezo niho tubasha kwegera Imana. Uzarebe umuntu ahura n'ikibazo kikamukomerera, agakubita hirya agakubita hino, akabura icyo yagikoraho, umuvandimwe ntacyo yamufasha, ababyeyi ntacyo bakora, akareba akabona nta nzira. Rero Imana ijye idushoboza kwibuka uko Dawidi yamutabaye. Twegere Imana uyinginge, kuko aho hantu Imana nayo yururukira kutwumva kandi kururukira kutwegera, ikakubwira ngo humura ndi kumwe nawe. Rero Imana ijye idushoboza. Ni ukuri iri jambo uko rimfasha n'abantu bose baryumvishe, namwe turi kumwe rijye ribafasha. Ni ukuri Imana ijye twambika imbaraga zo kuyegera tugeze mu bigeragezo. Murakoze cyane, Imana urakoze cyane. Nawe Imana iguhe umugisha cyane cyane. Njyewe rwose Mama Edwina azanzane ko kwisurira pe, tuzagende tujye kwirega mu mujyi. Ni heza ariko si heza cyane. Tuzajya kunywa y'amata, turya ibirunge. Tujya kotsa n'ibigori. Si wumva cyane. Ni byiza cyane. Nishimiye kuba twari kumwe, kandi twishimiye no kuba mudusangije ku ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya buto bukubiyemo ishimwe. Navugaga nti iki kiganiro cyari cyo gushaka